arakabeba niko murwana nako naje nkiyikirisha ngomba kukica ubwo karati katuzengera kigabo yaragikubise kigwa hakurya sore nirwanye cyane Safandi wewe igihe nakubwire ngo uzanyohereze ubufasha kuko muri iri shyamba wanyohereje abasore bamfasha ko umuntu kuvuga ngo maje kurwana nk'igisirikare cya Kongo cyose maje kurwana na batayo ubu nanegekaye akaye hagize maje kubarambika cyo kora bahwereye umva fande shaka ukuntu wanyoherereza ubufasha shaka ukuntu wanyohereza abasore bamfasha aka kanya nanegekaye hageze umuntu unyata no byarangira ankuye ko byarangira nkweho nacitse intege byahatari nakuri gusa ubundi iri shyamba ndi kurimarami iri shyamba wanyorejemo ngo nze n'abarema abantu ahubwo ko benda kunyiciramo bimeze bite shaka ukuntu wamba ubufasha kabisa
bimeze bite se? Sasheri byari bimeze neza ukuntu nari mukumbuye. None se wiyongoje gute guhita uza kundeba mwana? Nyine nuko nari ngukumbuye ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubwira. Ibyo bintu nabikuzeho madam. Abana se bameze bate? Abana bari aho bari bambwiye ninkubona ntagusuhuze. Okay sheri, ngaho mbwira ikintu cyari kikuzanye. Cyari hari mbwira ikintu cyari kikuzanye. Ni cyari kikuzanye nanga. Ariko sheri ubonye amabameze atatu kagira mu rugo urumva ko bayeho. Bivuze ngo wowe wishe abantu batatu ahubwo uri mu bikundusha MK barantunyicuye umwanya numbabarira none ahangaha nibwo uzamenya neza yuko utakoze amakosa. Muga ngiye kumubwira nta mutima w'imbabazi nabona ku muntu wanyambuye inshuti zanjye aka kanya ukaba utaremera nicyo cyawakoze. Even if wakema nta kintu n'undi byahindura. It's time, we have to die. Ndabizi ko utari umwicanyi. Aya niwe kaye mu marara wishe narabamaze. Urabutandukaniye nanjye nuramukunyishe none ahangaha. Okay, nta ndamaze nishaka mbe meze nkawe. Gutandukana nawe se biramarira iki? MK bareze maze nkubwire. Muga ntacyo mbwira. MK hari ikintu nshaka kubwira. MK please. MK urambwira iki? Mfite umuntu ngiye nakoreraga. Mfite umuntu wantumye. Bira byose wabonye njya kuva muri Amerika nza ni missionary ndiwe. Kandi unyizere. Ma ushaka ibindi mbeshye byo ntabwo bikora. Nabitekerejeho nsanga ko uri kunjijisha uri gushaka kumbeshya. Uri uyu munsi noneho nta kintu ubuze gukora ngo gitume umva mu maso yanjye ukiri muzima. Ntacyo kabisa. It's time. Gupfi. MK nta nubwo ujya utekereza neza usubize n'ubwonko inyuma umenye ko mu bintu byose nagiye ngusezeranya nagiye mbikora nta kintu kimwe ngiye njya nkora sezeranya umuntu mbure kugikora ntago njya mbeshya. Ukarya hari amasezerano mfitanye nawe. Hari amasezerano mfitanye nawe jewe. Jewe ngiye amasezerano nawe. Ariko wabanje ukanyumva neza MK. Ndi kuvuga ko biziko ndindi jambo ryanjye. Ikindi kintu kandi ukwiriye kumenya ukwiye no gutekereza. Nta masezerano mfitanye nawe nta na inzu girangirana. MK nge ntago ari nge witumye. Kandi mpora mbikubwira ngo ubitekerezeho. Nose ngiye nkora nkubwira amafaranga yose wabonye nkoresha. Uratetse ko nubwo navuye muri Amerika nazanye miliyari zingahe zo gura nkodesha bari yabicanye. Wabonaga ubizi ko nta nakandi kazi nagiraga kandi ubona mu rugo iwanjye ubona imico n'imyitwarire byanjye ubizi neza ko nta mafaranga nari mfite. Wari uzi ko amafaranga nyakura he niba ndi kukubwira ko ari umuntu wantumye ukanga kubyemera. Moga ndekera kunjijisha. Rekera kunjijisha. Ese kubera iki nakujijisha MK? Ese mugabo bose bapfuye imirambo yabo warayibonye? Boga iki cyatuma ukomeza kumfata nk'umwana nk'ikigoryi kuburyo umva ko wambwira ibintu wishakiye nkabyumva byose. MK kuri inshuro ntago ngiye ndi kugira ngo mubeshye nta n'ubundi kugufata nk'umwana ko namaze kubona ko utari umwana uri umuntu mukuru kandi ufite ubwenge ariko tekereza neza nongere mbisubiremo ngiye ntago nitumye hari umuntu wantumye kandi bizatinda biheri uzabimenya ko ari umuntu wantumye. So ngaho rero ngira umuntu ngo ninde umuntu wagutumye ninde hari umuntu wagutumye. Okay ninde yagutumye kubera iki
yagutumye kuri inde, yakuntumyeho murimo ihe umwenda mu gihe ni iki kintu murimo uwuhe mwenda ku buryo yakuntumaho, hanyuma umbwira uwo ari we naho ari. Icyo gihe uwo muntu napfa koko niba ari we wagutumye, namara gupfa nawe niwe uraza gupfa, wenda uraza kwihutisha iminsi, uraza gutinza iminsi y'uko uri bupfe. Gusa ntabwo nabona umutima wo kureka Morgan. Iyo uributse inshuti yanjye Sam, mpita nibaza ahubwo impamvu natinze kukwica. Narangiza nkibuka yuko ngira ngo basobanze nyine muri ubwo buribwe. MK nakubwiye ko atari umuntu wishe Sam. Urugero nzabikubwira inshuro zingahe. Ushaka muri amagambo kurya wishe Sam. Nishaka gusubiramo. Ushaka kunyibutsa ko Sam yapfuye. Ushaka kunyibutsa urupfu rwa Sam. Niyo mpamvu ntabwo rukwiye kunyizera. Sam yishwe nawe. Kundi icyuma cy'ikire ngo umere nko kwino mukata. Paka kugera ku mutwe. MK nyamara hari umuntu wanumye ushatse wanyizera. Wina none ngana ntabwo nakubwira buri kimwe. Ariko ntureka iminsi yanjye uko igenda yicuma. Kuko nshobora kubwira umuntu wanumye kano kanya, nawe ubwawe ugasanga uri mu byago. Birenze uko bitekereza. MK niba ushaka kumenya amakuru witonze, ndekera ndi muzima. Nibyo bintu byonyine biri buze gutuma umenya umuntu wantumye. Kandi numara kumumenya, MK uzicuza. Morgan, amagambo yose wambwira ngo ntabwo upfa kumundira metero gisomwe ufite. Cyo kora ikintu kimwe gihe nduse n'ikimwe. Ni uburyo ngiye kukwicamo. Nari kukwihutishiriza urupfu ariko aka kanya nzahera ngo nugwere nko kwinubwira. Wambaye urukanyumva. Nkubwire kabiri kangahe ko ngiyewe atari ngiyewe. Ibi byose nakoze atari ngiyewe ari kubikora ku bwanjye. Umuntu wanumye andusha imbaraga, andusha na buri kimwe. Wumve ko nanjye ubwanjye. Morgan ubwo ntabwo yibwira ko ufite amafaranga. Ese ujya ngubwire gute? Nakubwiye ko ufite amafaranga. Ujya ngubwire ko nta mafaranga cyangwa ngubwire ko ndi kuri mission. Ujya ngo bigende gute MK? Kano kanya ufite kunyizera. Ko none nta wundi muntu wo kwizera ufite. Kandi nuramukunyishe none ahangaha. Nubundi urabohome ngiye kuruta uko ubitekereza. Ushatse wandekera ndi muzima, niba ushaka kumenya amakuru arenze kuyo ngo haye kano kanya. Oya ntari makuru nshaka kumenya. Iri joro cyangwa ejo. Okay, uraza guhite uze kubitekerezaho umbwire ni ufite kumbwira uwo muntu wagutumye n'impamvu yagutumye. Naza kugaruka gukuraba nimugoroba bitabaye ibyo. Ndahita nkwica. Ndikuca gake gake kuko wamaze kundakaza nari kwitisha urupfu rwawe ariko uraza gupfa gake gake. Noneho ubitekerezaho details z'uwo muntu zose uraza kuzimpa nimugoroba nk'impamvu iri buze gukereza urupfu rwawe. Nutabimenya nta kindi kintu na gito urabukimariye. Nimba ari uburibwe nagerageje kukunyuzamo ndabona n'ubu ntacyo gufasha, bana ntacyo gukoraho. So gisubirize yuko mu Rwanda aza kukwica. Niba uri no kumbeshya, bipange neza ushaka kuza kumbeshya kugira ngo ntaza kukwica. Ariko kuri bari umuntu agutumye. Shaka ziteze ziyo.